This boy Galaxy aka umwana w'umunyamurenge. Iyo mfite zikuraje mba ndi kumwe n'umusaza Abdallah the Pilterman in a DBS daramuze kerama abana b'inyamurenge b'abanyamurenge baturuka mu misozi Zion. Reka dutumikire umukiriya wacu tumwamamarize hanyuma tubone kugaruka. Ingendo Kagwari Courier Services twaje turi igisubizo. Iyi ngarimwe kubifuza kohereza imizigo mu bihugu bitandukanye batuye muri Kenya ndetse no koherezwa. Wadusanga Kayole Masimba Stage Joy Business Center, etage ya mbere, umuryango wa 11F. Twandikiye kuri WhatsApp cyangwa duhamagare kuri 0716483047 cyangwa 0795883736. Ingendo Kagwari Courier Services igisubizo. Iyo duhuye nawe kwiyumanganya biranga, niyo mpamvu morali bimeze nk'igiheri niko bajya bavuga. Tuba nyine sinzi man cyakoze niyo nzi ko ndibuze gukorana nawe mpamvuga ati reka tubigire concert kabisa bihita bibasho. Hanyuma Abdallah, uyu munsi hari ibintu bwa mbere mbanza ko kubaza, waruzi ko wahatwitse harashya mu kantu ka trendinze uheruka gukora kavuga ngo gukoshanyura mane hari utuntu nyine nabonye ama status cyangwa se abantu nyine ugahita ubona umuntu arampamagaye ndi mu muhanda ngo si ugukoshanyura ngo no kugira gutya na gutya. Yes, naje kubimenya ko ari indongoranyo. None se umuntu akibaza ngo Abdallah ni umugabo ufite umwana umwe n'umugore ndetse vuba mwitegura kubona uwa kabiri nkuko wabivuze muri interview y'ubushize. Ni gute umuntu wakoye bakamukorera icyo kintu atigeze amenya uko cyitwa? None se ntiwarongoranyijwe? Nararongoranyijwe, ariko mani urabizi ubuzima bwa buri munsi tubamo. Sometimes hari igihe nisanga nakubise ukwezi ntaravuga ikinyamurenge ndi kuvuga nk'igiswahili, rero amaterume runaka yazanyinjiriye bikaba ngombwa ko nuguhusha bisanzwe n'amakanika zaforaga rimwe na rimwe agakubita oya nyine nuko, ariko mani nuguhusha tusuko wenda byari binaniye cyane. Kandi ntawe udahusha bibaho muri Afrika kwanza biremewe. Hanyuma reka uyu munsi mbabwire ko twakiriye umuhanzi Abdallah Manze. Uyu muhanzi rero ni icyamamare, twamumenye muri mu bintu byinshi bitandukanye. Twamumenye muri movie aho yazaga muri comedy yavuze ngo mbikora ngo njewe nzanza muri Kiribitiresha. Iyo niyo comedy abantu bakumenyeyeho. Iyo comedy yatumye wubaka izina nka Abdallah, uyifata gute kuri uyu munsi? Mani ndayubaha, ariko ubundi mu makomedi yamenyekanye ndetse nanjye ubwanjye nyirebe kansetsa ni comedy bita ngo kwa Masata. Ndi gufotora mujama bita Benjamin akaza ari umuturage. Iyo ni comedy yageze kure kandi nanjye ginshimisha. Ariko niyo ngo muturutsa we yageze kure sana. N'ubu hari abantu banyita muturutsa nubwo ntabikunda cyane ariko barahaba. Hanyuma mu bantu benshi mwagiye mukinana comedy uyu munsi, hari benshi bari mu bihugu byo hanze muri za Amerika, Canada, hehe. Nibinde ujye ukumbura by'umwihariko kabisa ukavuga ati uyu muntu amba ku mutima? Umbaje ikibazo kiryoshye. Motherfather question. Motherfather question. Umuntu njya nkumbura ni Butoto Kavoma. Yego. Ndahera ko hari ikiganiro nabonye ubushize mukora sinzi nimba ari nakanyamukwengo muvuga nyine abantu baba legend bahawe awards uko nyine bakoze ibintu nyine ngo bakinyamakomedi basa nk'abatangiye. Okay, reka mubwire rero si bivu siki kuri isi yose nta munyamurenge wakinye comedy mbere yanje na Butoto. Twakinye filime bita ngo Ikijingi. Nimba utekereza ko nkubesha ugenda ukore analyse urebe filime bita Ikijingi tuvuga ngo umukobwa ugenda amatambi ngo nuka mukano urebe indi comedy nyamurenge yose nubona kuri YouTube hari iyakozwe mbere y'iyo ngiyo tanzi $50 ngo bahaye ngo usarire nawe ngo babahaye igihembo ngo nk'abantu nyabaki guys
Usare nawe n'abantu banjye turaziranye mwakinye filime nyuma yuko tuyikina na Butoto Kavoma uko niko kuri guhari so nimba ari cyo bagendeyeho bazazane igihembo ni cyanjye Butoto yarankoreye featuring nyine nambwiye ati dukora ikintu nk'iki turakorana so nimba ari cyo bagendera bakimeze cyangwa bagihereze Butoto naho ngo usarire nawe ngo barashakisha sinzi no none se nimba wibuka neza comedy yawe na Butoto iyo y'umukobwa w'amatambi ngo ikijinge yaba imaze nk'imyaka ingana gute kuri YouTube? Baraguhera 2014 yego nko mu kwezi kwa kabiri ubare kugeza uyu munsi nta wundi munyamurenge numwe ku isi yose wari wagakoze filime ya comedian comedy y'ikinyamurenge nawe nigeze mbona ariko vuba cyane mperuka gukora ikiganiro na Gaston cyangwa se Trezor wa Yesu nawe avuga ko kira gihembo ababajwe n'abantu batanze igihembo cy'ubu legend bakamwibagirwa kandi kuri we azi neza ko mu banyamurenge bose ari we wakoze filime ya mbere igihe yigaga muri kaminuza y'Ibutare filime yakoranye n'abantu b'abazungu ngo y'ibintu by'ibivejuru ngo ibiki ngo niwe muntu urayizi none se iyo filime niyo comedy yanyu niki cyabaye mbere? Niyo filime yabanje ariko wenda ikintu cya trendinze gishobora kuba nyine abanyamurenge baratekereje ko abanyamurenge bakora cya trendinze niyo filime y'ikijingi kuko yo yari ikinyamurenge Gaston yahoraga kina ndetse na mbere kandi ndamwubaha arabizi ma bro grand frère apana petit frère cyangwa se rungano grand frère cyane yuko niwe wamfasha arankomeza iyo nza kuba dahari nkeka ko nari burangiriraho cyese nari bugende ndigatiga ariko ikintu gihari filime ya trendings niyo filime bita ikijingi hanyuma igikurikiraho Gaston yakomeje gukina ndi mafilime ntabwo yari umukomedi hanyuma niyo nabaga mfite comedy sinzi nimbuzi yo bita umupangayi yaratrendinze sana ni Gaston ninge wayizanye aramfasha n'ikindi gihe n'izindi twakoze nyinshi sana akamfasha yari umwacteur wa filime hari iyo yakoreye mu Rwanda hari indi yakoreye hano muri Kenya n'abanyakenya iyo ngiyo sinekereza ko abanyamurenge benshi bayizi ya ni Nyakenya cyase ni Nyafrika rero kuri wowe njyewe nemeza ko ari nge munyamurenge wa mbere na Butoto Kavoma twakinye ikintu bita comedy igakwira hano hose sinzi kuri wewe usarire nawe wabita ba petit frère se baba petit frère bankurikira bwa kabiri nakinye nka comedy zindi zitatu cyangwa zine ntarababona ntaramenya baribo ya igihe nababonye iryo zine cyambere nararikunze n'imikino yabo ndayikunda tuba inshuti tuba nk'abavandimwe turafatanya tukavugana ya tugapanga ngo gutya na gutya ariko nabo badashatse kubindyarya cyangwa se ngo bagere gute filime za mbere z'ikinyamurenge bazibonye kuri nge icyo gihe wakoreraga kuri Isaac Films ukoreraho uyu munsi cyangwa n'ubundi wari ufite ahandi ukorera kuko nimba ntibeshe ngira ngo filime nyinshi mwakinaga na ba Butoto Kavoma nazibonaga kuri Iwacu Films uyu munsi dukunda gukorana ibiganiro tukahita dusimbira ku bintu biriho uyu munsi ariko ntidukurikirana amateka kugira ngo uyu munsi ubutakiri muri Iwacu Films ubundi bimeze gute kuko icyo kibazo mugihuriyeho na Benjamin aririmba karirimbo kamwe tugakomeza icyo none ushize mu mwuka mu kiganiro njya mu mwuka reka nkubwire iyo ikijinge twarakinge nta cano nagiraga ijya kuri Imurenge Entertainment yari ya Butoto nyuma y'icyo gihe Iwacu Films nibwo twayikoze twarahuye uriya Chris yari umwana twaturanye nigeze kumwigisha piano amezi 2 piano uzi piano mubi cyane kugizirimba ngwiki bazanshaki muzahamagaro bita Diane wo muri True Promise muri studio cyangwa ari kuririmba kuri piano ari kuririmba twize ku kigo kimwe gusa ibyo sinshaka kubitinda wacurangaga mwikorari reka tugaruke ku byo wari namwigishaga Chris none bukeye duhurira hano
ari abantu tuziranye biba ngombwa ko dukina filime none icyo gihe basanze nge nkinana na Butoto n'abanyakenya none ndababwira ati rero guys nimba mushaka ko dukorana dufatanya icyo gihe sinarinzi ko editinga sinarinzi ibintu byinshi nyine ndababwira ati reka dukorana ariko dukora ikintu cy'ikinyamurenge I'm good in English niko sawa kwa Kiswahili ikinyarwanda ndakizi n'ikinyamurenge ariko tubikora ikinyamurenge tuyita Iwacu Films. Icyo gihe no kuvuga ko Iwacu Films itaribaho noneho bitwaga ngo ni Dreams Record nimba ari Dreams ikintu mwinshi bari bariyitiriye studio mu Rwanda. Aha nicyo cyitwaga izina rya iraca Iwacu Filme ya nabo batipe harimo Mbonera na Chris nanjye noneho tuva kuri Dream twita Iwacu Films tuyikora ari ukuvuga ati reka dukora ikintu mu banyamurenge kitaraba handi reka dukora ama films tubyemeza nyangusha ariko bro ikintu gitangaje kano kanya Iwacu Films niyivuga butumwa bagize ijambo ry'Imana no kuvuga kano kanya ugiye ku Iwacu Films utabonye Pastor Masengo sinamuzi nimba ari Masengo nimba ari indi utabonyeho Musabwa njya nibaza ati none ibyo ari byo byose banyitiranyije na Musabwa uriya baby police niyo mpamvu none bazamuzana bakagira gusa ariko bro Iwacu Film yari nk'ihuriro ry'amafilime nyamurenge yari amafilime gusa kano kanya nziko wenda ushobora kuba uyibona cyangwa se wanayireba kano kanya ni ibintu by'ijambo ry'Imana utabonyeho Masengo ubonaho Chance na Ben ubonaho ba Musabwa banzungu ibintu by'ibisirimba nibyo ya nuko nguko byagiye kugira rero ngo uyu munsi twe tutari kuhakubona nyine kuko byatangiye ari Iwacu Films nkuko nubundi zina ryitwa ni filime ni ibintu bya movie ariko uyu munsi hakaba hatari uri gukorera mwarashwanye byagenze gute kugira ngo uyu munsi ufate wiyonkore kuri bo ushinge channel yawe yitwa Isaac Films? Man sinzi ukuntu nabikubwira ariko mu bintu mbara byansubije inyuma icyo kiri ku ntandaro ya mbere Iwacu Films twarayitangije ndagira ngo hari n'igihe ugeze kudusura nari mbana na Christian Kayole gahunda yacu yari kuzamura amafilm nyamurenge ndagira ngo wenda n'abantu benshi banzi bambonye ku Iwacu Films niho hantu bambonaga gusa nyine hari ukuntu wenda yaje gukurikirana inyungu cyane abigira nyine ibyo bya gospel n'ibindi nyine amaze kunyumvisha yuko hari igihe nari nsigaye nsohora filime y'ikinyamurenge akambwira yuko wenda nakabije ikinyamurenge ndagira ngo hari na interview yawe bigeze gukuraho bayikura kuri channel nyine ibintu by'ikinyamurenge hari ukuntu yatangiye kugenda abigabanya ashiramo ibintu bya gospel nuko bisa nk'ibyatewe n'iki njyewe hari amakuru mfite yuko kugira ujya gutandukana nabo hari comedy zawe wari warakoze bafashe bakura kuri channel ya Iwacu Films ese bazikakuye bagushinja iki? noneho hari igihe nyine urabona bari bashatse kujya bashiraho ijambo ry'Imana bashatse kuzashiraho abayumbe n'ibindi noneho nkakina filime sasa nkakina filime nkigora nka spendinga bikeya mfite nka spendinga time yanjye namwohereza filime ngo ya uploading jamana ya uploading kabiri gatatu kangahe mbona ko atakiri proud ya filime z'ikinyamurenge dukora nuko atangira noneho kugenda azikora sinzi nimba arazikuyeho sinzi nimba ziri private ariko mu byukuri yatangiye kugenda zigiza hirya ya nuko bituma njyewe niyemeza ndavuga ataho kugira nkomeze gutya reka ngende ntangire bushasha n'Iwacu Film ndemera ko ari nge wayitangije twari dufatanje na Christian n'abandi ya Ben na Mbonera ariko noneho mbona bitangiye kuba nk'iby'umuntu umwe ndavuga ati n'ubundi shobora gutangiza ibindi bikazagera kuri cyo gena nahamagaye Butoto nyine nari ndimo mvuga uri muri Amerika ya ndambwira ati ngiye gufungura Iwacu Film yindi
arambwira ati no nimba wiyaminiye ko iriya ari wowe yashyize ku bitugu ikagera kure fungura iyawe noneho bigere kure ndavuga token sawa reka mfungure Isake Films nshireho ibikorwa byanjye mani ibikorwa byanjye si iby'ubu nta nubwo njya nduha ni ukuvuga ngo sinjya nduha nta nubwo mba nitaye ku bantu abanci intege cyangwa se abagira gute ndakora tu Abdallah rero reka tuhita tugaruka mu by'umuziki filime dusa nk'abayishyize ku ruhande kugira ngo wiyumve nk'umuhanzi igitekerezo cyangwa se kwiyumvamo impano y'uko ushobora gukora umuziki cyaje ryari urakoze sana buri igitekerezo cy'umuziki sinzi nimba navuga narakivukanye cyane naragikuranye ubundi ngewe kuko hari ukuntu umuntu agira impano ariko ukabona hari icyaganje umuntu wese ukivuga Abdallah yumva filime kuko niyo wamenyekaniyemo impano y'ubuhanzi nayo wayigiriye rimwe n'iya filime cyangwa yo nta kantu kakujemo nyuma uzi ko ikintu cyatumye natendinga ishuri ni umuziki ubundi njye naranze kwiga bibwire n'abankurikirana naranze amasomo noneho bitewe nuko ku kigo bagiye bafungura ibintu by'amaklabu ibiki kubyina intore bituma ninjira mu ishuri ukuruwe n'umuziki nari umuntu uririmba ku muhanda abantu bagahagarara umuziki ni ikintu cya kera mwana uze kujya kuri YouTube Isake Films hari indirimbo bitangwa Amarira nayisohoye 2009 ifite video harimo Chris harimo Mbonera harimo nabandi 2009 icyo gihe wari mu gihugu cya Kenya cyangwa wari ukiri mu Rwanda nari mu Rwanda ngiye mu Rwanda nabaga mu Mutara Nyagatare ndumwe mu bahanzi bahagarariye Umutara mfite indirimbo y'icyunamo u Rwanda yacaga kuri televiziyo y'u Rwanda ataraza andi macano yaciye kuri televiziyo y'u Rwanda Riderman, King James, Urban Boys, icyo nicyo gihe nibo abantu bari batrendinze n'abantu bazaga mu Mutara bazi ko basanga mu muhanzi ngewe uvuze mu Mutara mpita ngaruka ku muntu ejo bundi nari ahantu ndi gutembera arambwira ati buriya Abdallah ati ni umujama ni umuntu mwiza ariko yigeze kumbanira ati yigeze kumbanira gute ati nigeze kwifuza kujya muri Iwacu Films ati akanyangira ngo kuko Iwacu Films ni y'abana bo mu Mutara ati kuko ba Chris ngo bose bari baravanye mu Mutara uwo muntu wabuketse wari we ntabwo nketse wari kuko stories Iwacu Films ni za kera sana ni umuntu ukina muri comedy bita Papa Legend umusore bita Olivier kako byarabayeho ntabwo mbyibuka neza man ariko reka nkubwize ukuri hari igihe ubundi ngewe hari ubuzima bwa entertainment fata nkabiha imbaraga ku ruhande rw'ibumoso nkafata ubundi buzima bwanjye private buri mu rugo famille n'ibindi nkabishyira hano hari igihe ukubitana n'umuntu akakubwira ibintu utariyo muri iyo mood y'ibyo bintu no hari n'igihe akenshi twajyaga dukora biri nka surprise ubundi njya akenshi nkora ibintu biri freestyle ni gake nanditse filime ni gake nanditse indirimbo rero ugasanga nk'umuntu wenda twaremezanyaga dukinane dukora ibi n'ibi hanyuma byashira igihe simwiteho wenda simukurikirane nimba wenda nankurikirana I'm sorry nta mutima mubi ntaki gusa ariko nyine sinabyibuka kwanza tukiri ku muziki rero Abdallah uri umusore wakoze indirimbo bitunguranye zihita zimenyekana ntago watinze mu upcoming artist mu underground niko navuga kuko umwaka ushize nibwo wakoze indirimbo byarizanye imvura yaguye imihanda yanyereye ni nka zitanu ngira ngo indirimbo zahise zifata vuba kabisa ariko mbere yuko usohora izo ndirimbo twarahura gukambira ko ukunda kuririmba no nkagira ngo ni imyongozo kuko abantu benshi bakubwira gutyo ariko nkimara kubona indirimbo numvishije ufite tala ariko nkubitwa n'inkuba mu minsi yashize mbona indirimbo wita iyawe nsanga iyo ndirimbo ni indirimbo ya Bruce Melody wagiye neza uraterura urongera utereka muri studio cyamaye nka data indirimbo ya Bruce Melody bro ndayifite hano ndaza kuyumvisha abantu batubwira wafashe indirimbo yitwa byarizanye urumva umaze gufata indirimbo byarizanye ni indirimbo Bruce Melody yakoze mu njyana ya reggae imezemo nka reggae ukuntu yayikoreye kwa Fazo ni mu myaka ishize itari mikeya arangije urayifata ujya muri studio neza guhera verse ya mbere
verse 2 chorus buri kintu cyose ni kimwe usibye aho bitandukanye nkeretse aho yavuze ngo Bruce Melody kandi we waravuze ngo Abdallah Manza none ni gute bishoboka ko umuntu nukuvuga ngo izindi zo twizezwe niki ko ari wewe wazanditse indirimbo utazibye urakoze cyane ariko sereka mbaze nkubaze hano ufite network cyane rwose ushobora gushakisha indirimbo ya Melody ukayinyereka ahubwo ndayifite na downloadinze ndayifite njyana nayo no okay sorry ahubwo reka nze mbanze nkubaze gato byagushobokera ko uduha akapera kuri iyo ndirimbo byarizanye narangiza nkumvisha abantu iyo mfite nuramukundebye mu maso urabona hari cyombura true kuko ubona ugenda utari uwanjye nabyo bimvunira umutima c'est la vérité kurwanjye ruhande ndifuza unkunde amarira nyahunge yu singayo kumfata nubwo atariyo mahitamo yanjye kuko nanjye ntazuko byaje byarizanye nagerageje no kubihagarika ariko byabizanye byarizanye nushaka kurekera aho gato ikintu ahanini nari nkeneye bakunzi ba Galas Music umugabo yafashwe indirimbo ndayifite hano manzi urumva reka nyumvisha abantu kanyumvisha Bruce Melody na Fazzo reka twumve neza indirimbo wakopye amagambo hafi ya yose nkuko rero nari mbivuze ahanini ntago twa playing indirimbo yose ariko verse 1 verse 2 chorus byose ni kimwe kabisa ntubyiyumviye gusa nuko kubera umwanya w'abadukurikiye ahanini cyo bagambiriye nuko ariko ikingenzi si uguplaying indirimbo yose ariko wewe ndayiguplaying uyumve byose birasa kuko nabikompaye numvishije indirimbo yawe numviyiwe byagenze gute kugira ngo uze ubeshe abakunzi b'umuziki nyamurenge muri rusange ko winje mu muziki nk'umuhanzi kandi uri umuntu uje gukopya cyangwa se gukopera indirimbo gushishura sino gushishura kuko we wara ni copy paste neza urakoze mana ariko ikintu cyo nakubwira wenda aya makuru sinzi ushobora kuba yamenye utinze ariko mu by'ukuri nkuko nakubwiye nahoze ndirimba kuva kera wenda urubyita gushishura urabona indirimbo uyumvanya Bruce Melody hari n'indi groupe baremye ngo sina kwita data yakanye Dream Boy iyo ndirimbo sinavuga kuko bayinshishuye ariko ideni nge bayikuyeho mfite indirimbo bita umunsi mvuka nzayikumvisha ubyumvikanishe n'iriya sina kwita data kandi batwara iyo ndirimbo twari twahuriye hano mu gitaramo none ndashaka mvuge kuri iyo Bruce Melody indirimbo ya Bruce Melody ubundi iyi ndirimbo yawe wayisohoye ryari muri record si wayikoreye kwa Mbangutse nayikoze bwa nyuma nigeze kuyikora kwa Faizo noneho rero hashize igihe Faizo I have Melody arambwira ati uyu muhungu ngo no mu diaspora
ngo iki yabivuyemo iby'imiziki n'ibiki kandi koko mu by'ukuri icyo gihe nari nsa nk'uhugiye mu bindi bintu. Noneho Melody arayikora. Uwo mwaka ushobora kuba wenda ari nko muri 2017 na 16 sinibuka neza. Iyo ndi na 17 cyangwa na 6. Iyo ndirimbo irasohoka. Melody yaratarayikorera video. Ariko yayishyize kuri YouTube. Ari audio. Ya. Melody ndamuvugisha. Ndamubwira ko indirimbo ari yanjye, mwumvisha sample yayo. Yayo yego. Yo kwafaza. Ya. Yo kwa. Ubuse waba uyifite base? Sindi shwa ko nyifite ariko nayishaka kuko ngira abashuti banjye najyaga numira indirimbo zanjye. Bashobora kuyinshaka. Kurba iramutse ibonetse sample yo kwafaza. Twahita tumenya neza ko wenda Bruce Melody yahawe indirimbo. Reka ngubaze Galas. Iyi ndirimbo uyishatse kuri YouTube. Ntabwo wayibona ko ari kuri Melody. Okay, sinigeze nyishaka kuko ikindi nk'ukuntu babahanzi banyu b'abanyamurenge nabashishuze. Ikindi nk'ukuntu nzi sinkenye ariko zifite amafaranga yo kugura indirimbo na Bruce Melody. None se ukibaza how comes indirimbo Melody yishize kuri YouTube ayikuraho njyewe nyishiraho. Ese uribaza yarayingurishije yarangabiye byagenze gute? None se okay, urabona hari uburyo umuhanzi akora indirimbo sibyo nanjye ndazifite za kera cyane umuntu anyohereza nkamva n'isoni. Wasanga kuri we n'ikinyejana turimo indirimbo yumva atakiri proud yayo. Warahengereye ari indirimbo ushobora kuba warakunze wabona yayikuye kuri YouTube nawe ukinjira studio ukarikora. No, ntabwo ari uko nguko bimeze. Proof ni iyihe niki cyatwemeza neza ko indirimbo yari yawe before? Ntekereza yuko ino ndirimbo yarayibonye video yayo. Ndishuwa kuko nayitumiye kirabiranya n'umuntu wiwe ngo ayikine. Ntiyayikinye kandi ntekereza yuko bifitanye isano na Bruce Melody. Kubera ko wamwibye nyine. Ikindi ugende ku Nyarwanda wandike Bruce Melody byarizanye ayo makuru arahari. Noneho bo bavuga yuko byari mu mwaka wa ryari nyine igihe 17 cya 13. We wari waramaze kugera muri Kenya? Nari maze kugera muri Kenya. Noneho babivuga yuko nuko bavuga ngo n'umugospeli ngo nari umugospeli ngo nabanje muri Sakira ngo mbivamo iba gospel. Ariko mu by'ukuri iyo ndirimbo nzi neza ko ngerageje kuri indirimbo ba Bruce Melody ntandi hantu tuziranye. Ntitwiganye ngo wenda ngo yancira inkoni zamba. No. Kandi nawe nzi neza ko Galas Music ikurikirana. Nawe nimba bibona agasanga ndabeshe abirekarame. Ariko ngiye kuri nkubwiza ukuri ni indirimbo nakoze kwa Faizo. Bukeye Melody araza arayihabwa arayikora. Mbyumvise yari yashize kuri YouTube. Wakomeje kuvuga Faizo ariko byancanze. Faizo ni umuntu ukora video. Faizo no audio. Faizo ni Faizo big producer. Faizo big okay. Noneho rero sinzi mwagerageza gushaka research zose zikubwira ko iyi ndirimbo ni yanjye. Ntekereza ko nubwo aza kuyicumbika yari buyibone akareacting. Ariko ngewe ndi free yuko ni yintu za interview ayibona ntagira icya arenza. None se Bruce Melody chat mwagiranye umusaba ko akura indirimbo yawe kuri YouTube waba ukizifite? No, kuko zari za kera. Nari ntarashaka men. Nta kibazo reka turebe ko wenda hari izindi. Gusa ariko ikibikwereka uze gushakisha indirimbo iyo ndirimbo byarizanye ya Bruce Melody. Nuyibona icyo ni kimwe. Kandi ikindi mu by'ukuri sinagura indirimbo ya ntuza ya Bruce Melody ngo mvuge ngo narayiguze. No, n'uburyo bwabaye iwe aho kugira ngo anyishure cyangwa se basa reke tuyikorane. Abashobora kuvuga ko ari zakata z'aba upcoming artist cyangwa se aba underground bakoresha mu kuzamukira ku izina ry'abantu bamaze gutera imbere cyane ko Bruce Melody n'umwe mu bahanzi bahagaze neza uyu munsi. Urabyakira gute abantu nibavuga ko ari iyo mitwe ufite? Man, njewe kuri njewe wenda sinzi hari ukuntu ntajya amenya kwisobanura sana. Ariko mu by'ukuri uwabifata uko nta kibazo, uwabifata ko ari yanjye nta kibazo, uwagerageza gukora research ndishobora ko yasanga ari yanjye. Ariko kuvuga ngo ndagira gute ngo ndarahira ngo ku izina ry'Imana cyangwa ibiki no ntabwo wenda. Noneho nguce mu ijambo gatoya.
Bruce Melody uyu munsi kwasa kugira ngo ayikore nuko byari bisa nkaho yayikunze agusabye ko muyisubiranamo none mukayikora wabyakira gute wamwemerera byagenda namwemerera kuko Melody n'umuhanzi nanjye nkunda akenshi ubundi mu Rwanda niyo muhanzi ntekereza njya numva kandi nemera ko azi kurimba ndetse n'iyi ndirimbo yumvise yarayiririmbye nk'umuhanzi nabyemera gusa ariko kandi wenda kuri icyo ngicyo bigomba kwitwa ko indirimbo ari yanjye cyangwa se yabiri bubi yiwe akabyishurira akayigura. Hanyuma ikindi kintu nabaza mbere yuko nje nguhamagara muri iki kiganiro nkagukora surprise nkakumvisha indirimbo kuko ntiwari expectingaga ko nakubwira iki kintu none hari ahandi we wari warayumvishije wari ubiziho ya sasa yigeze guteza ikibazo igihe ayikura kuri YouTube wari uyifite se base kuri Bruce Melody no nje ntago nari nyifite gusa narayumvise kandi twaravuganye kubera ko indirimbo Bruce Melody yarayikoze ndetse ishaka no kugira hit bucya yayikuraho atarayikorera n'amashusho rero biba ngombwa yuko bivugwa nabonye ku Nyarwanda babyandika ngo sinzi ngo nahindutse ngo umuhanzi wa gospel ariko ndagira bambwira abantu yuko hari ayo magambo babishake barabibona ariko gusa sinigeze mba mu gospel ntacyo reka iki kintu tube tugicumbikiyeho uko tuzagenda dukurura amakuru arambuye kuri iki tuzabibabwira nimba uyu musaza yaribye indirimbo sawa nimba nawe Bruce Melody yari yaramwibye ariko nimba ari nge wayibye bazazirika amapingu inyuma n'impamu ya muntu ariko kandi Melody nawe ashatse kunyubakira yabivuga ati indirimbo nayo nayikunze yabakoze neza cyane rwose sawa manzi reka duse nk'abagaruka kuri filime gatoya hari filime ikunzwe filime yankoze ku mutima kabisa manje sindi umuntu wa movie guhera kera urabona hari ibintu byigeze bitrendinga mu Rwanda byo kureba udusobanuye mukuru wanje bamuhaga igiti buri munsi yagiye mu gasobanuye mumbwire gutarebye udusobanuye yewe ntago nabiko najyaga rimwe na rimwe kuko ngiye natinyaga mu rugo natinyaga papa bya hatari kandi kubona amafaranga byari ibibazo none najyagamo nka rimwe mu kwezi nagiye kugurisha udukoroboyi uzibyumva kuri primaire hano nigaga ibiko byose byari twari duturanye bari bazwari ngiye mu ngure bagasobanuye nka tasa tano z'ijoro wewe wari kimwe na mukuru nanjye mukuru wanjye nukarama ariko ngewe kubona amafaranga byari ibibazo byasabaga ko njya kugurisha ibyuma wari uzi bimwe byo guponda ibyuma byo gushaka papa different nabonaga babishaka sinigeze bishaka ubwo byari byo muri generation umuhanzi kuva kitambo man wallahi billahi nabaye umuhanzi kuva kitambo primaire zose wasangaga ndi gute ikindi gihe nigeze gufata imyaka ibiri nyoboye Rwamagana yose ku muziki Rwamagana yose ku muziki na za Predi n'ibindi ariko abakuzi bagiye batubwira muri comment nimba uyu mugabo bari kwiyemera nanga uwongo sawa no icyari gitumye ngaruka kuri filime ni filime nari nkubwiye ko ntari umuntu wa filime ariko narebye filime yitwa Inzira y'inzitane filime mwakinyemo na Bagasto iriya timu yose ya Terezia wa Yesu mwanabonetsemo muri abakinyi babiri gusa badasanzwe ariko ni benshi ariko aba banyamurenge ni wewe na wa mukobwa bita ngo Nema urumva abandi ngira ngo ni abanyagihugu mwagiye mukoresha mwashize muri timu baba bafigira nibiki iriya filime ni filime nziza umuntu utarareba Inzira y'inzitane ni filime irimo ubuzima nyakuri bw'abanyamurenge true story kabisa imibereho yiriya uko byahoze nuko biri n'ubu ngubu ndetse iriya filime wagaragayemo uri kunywa itabi bimwe bibi cyane kabisa bisa nkaho bro itabi nyatabi pe bira byari acting cyangwa mu buzima busanzwe ukora kuri ako kantu n'ubundi mbere yuko ngusubiza icyo gisubizo unyemerere nshimire Gaston n'iriya timu ya Terezia wa Yesu iriya filime impamvu nshimira Gaston ajya nzirikana mu bihe byose twanyuzemo aranzirikana ndetse Gaston ni wa muntu unsobanukiwe kurusha abandi bantu benshi Gaston ni umuntu unsobanukiriye ni wa muntu mbwira ngo man hakenewe iki akabyumva sana rero ndamushimiye byihariye timu iwe ndayimushimiye hanyuma iriya filime igiye kuba barampamagaye kugeza ubu sinzi ngo yari sponsored by who yari inde wari uyihagarariye niki Gaston arampamagara arambwira ati tujye
ahantu twayikiniye ni ahantu kure sana, ni ahantu twamaze icyumweru kandi ni ahantu hari ubuzima bugoranye, biba ngombwa ko twitanga, itimu yose baritanze bishoboka, Gaston yaritanze, Imana ibamera umugisha. Hanyuma rero mpageze sinari nzi story ngo ihagaze gute, sinari nzi ko ari filime bisanzwe. Mpageze Gaston ambwira map ukuntu ihagaze ko ari true story, arayinsobanura yose kandi arambwira ati urabizi man, ninjye nawe bakinyi ba filime kandi tugomba gukora bino. Filime twahanye ibitekerezo na Gaston, nta twigeze tugongana, timu yose ibyo twakoze twarumvikanye. Hanyuma arumbaje ngo itabi nanyweye. Mba ari ibintu bisanzwe mu buzima urinywa cyangwa ni acting? Ya reka nkwereke buriya uri umuntu tuziranye, ubundi tuziranye kuva ryari, kuva kera. Iyo nza kuba nk'itabi wari kububiza. Hanyuma hari abantu benshi bagerageje. No wiseka please. Ya sinzi impamvu wenda mbivuze agatangira guseka. Ni cameraman nawe yasetse nimba ko ni big up cyane cameraman wacu, ariko mu by'ukuri reka nkwereke itabi sinjya ndimo, mbivuga mu kinyamurenge sinza ndimo. None se Abdallah ko uburyo wanywa gitabi muri iriya film ntago bigaragara nk'umuntu ubigerageje kuko tukira abana twese twagerageza nko gufata ibipapuro tukabizinga wasomaho ugakorora. Ntaho wakoroye itabi ryacaga mu mazuru rigaca mu kanwa. Iriya experience wambwira ko wayigize umunsi wo gushutinga film? Kankwereke mbere yuko nivugaho ndivuga kuri Gaston. Hari ahantu yakinye hanuka po mwimanga arabaranguka. No kuvuga ngo njyewe na Gaston iyo tugeze kuri acting tujya dusa kibipfu. Gaston yaraharebye areba ukuntu hateye ubwoba, yamavuga ngumva ngo mwaretse ngo acting hano handi ugire gute ngo nje ngo nsimbuke ngo hari ibintu bitashobokaga. Ati sa ya acting ni nk'ubusazi kugira ngo nemere kunywa ririya tabi. Twaragiye bari batwemereye ko dukoresha imbunda nyambunda bari babitwemereye, akaba ari bandi baziba ni leta y'iki gihugu. Twari twarabivuganye baraduhaye n'urupapuro rubitwemeza kuzikinisha. Noneho tugezeyo sinzi ukuntu byagenze, sinibuka neza ukuntu babwiye Gaston biba ngombwa ko dukina ntazo. Noneho rero turicarana Gaston, twakundaga kwicara buri uko turangije gushutinga cyambere uko dushutinga tukaganira na Raki. Noneho turavuga ati rero iyi filime kugira ngo tugire kote ebyiri ziremere, hari kote y'abanyamurenge babagaho mu buzima bwiza warayibonaga, hagombaga kuba indi kote mbi bishoboka byose ku buryo nyine bigaragaza ko hari kote mbi ni kote nziza. Noneho rero ndi the band muri make ni kuri ababyita ni the band. Nagombaga gukora ibintu byose bishoboka bigaragaza wakinye uri mayimana umugizi wa nabi. Hari n'ibindi bakibona batarabona ritari riya tabi. So byabaga ngombwa ko ndifata nkarinywa. None se nk'umuntu w'umugabo ufite umwana n'umugore, ndongera mbigaruke watumenyesha ko muri hafi no kubona umwana wa kabiri muri interview ya mbere, ubifata gute kwemera acting imbega kwemera role nkiriya? Uzi ko ufite sobukwe nyoko bukwe abavandimwe ba madamu wawe umugore, ese bundi tukiri ku mugore wenyine we abibona gute? Ya ntarasobanuraho cyane, ndashaka kugira urabona ari yatabi nararikururaga ndi seriye mfashije kabisa. Uriko vuga nkore kombo no hari umutipe bitaga ngo Rucenga, abantu bazi dusobanura yajyaga kina nk'itabi iyi arakaye. Nararinywaga nkafata nk'isaha yose nazanzabiranye mu mutwe. Ryari ikimogi? No, ryari itabi risanzwe ariko umuntu utarimenyereye lazima ukuntu rimugira impact nkadandabirana. None rero ku kijyanye n'ibyo ngibyo umugore wanjye azi ko ndi umwacteur, azi ko ndi umustar, ndi umuhanzi mbikunda. No kuvuga ngo usibye role yo mu buriri gusa nayo nayikina aramutse turi kumwe. Ibyinshi akenshi njya kubikina twajyanye turi kumwe. Iyo ari umukobwa mbyinisha, yari umukobwa dukinana, akenshi ni nawe wamuntoranyirije akambwira
arambwira ati zana uyu mukobwa. Bazanye umukobwa azi neza ashingiye kuki sasa atoranya abakobwa ashingiye kuki kandi wenda atari umuntu bene wabo ari jyaje ndagahita zana nkamushengeho kwa nyina wabo bene nk'ibyo ya none kubera ko abizi ko nta birenze akicara hariya akenshi ni nawe uri kunyambika nta ndirimbo nimwe ndakora tutari kumwe noneho rero akabazana kandi burya umuntu abana n'undi hari ukuntu abamuzi abazi ngo iki niki biri sawa kuri we ariko iki niki ntajya arenga izo ntambwe nuko so rero kuri we icyo nakora cyose icyo nakina cyose abazi ko ari imikino ya wenda nk'abantu basobanutse akenshi biba ari indirimbo biba ari filime baba bazi yuko nyuma yabwo ari imikino baba bizi ko ari imikino ndetse ubu hari na filime bajya bandikaho nyuma ngo don't take it too serious nubifate seriye nyine bene nk'ibyo ya hanyuma reka nkubaza akantu gatoya ku bijyanye n'iriya movie kuri wowe uyifata gute ni iki cyagushimishije umunsi wisanze kuri tele mugiye gukina iriya movie man iriya movie nyifata nk'umusanzu ukomeye w'ubwoko nyifata nka ziriya ndirimbo zawe ziriya ndirimbo ntekereza yuko utaziririmbana raha yindi y'amafaranga cyangwa se y'ubustari ntekereza ko uziririmba nk'umusanzu w'ubwoko iriya filime nyifata nk'umusanzu w'ubwoko ndetse nyifata nka filime y'amateka kubera ko nta yindi filime ndakitingamo imeze kuri habonetsemo umukobwa uri kuvuga ururimi rw'iringara cyane uriya mukobwa bita Nema ejo bundi twanaganiriye hari ikiganiro cye ngira ngo abantu bazakibona ikiganiro cyiza cyane kiryoshye byatumye uriya mukobwa anyensiparinga namwitaga umukobwa ariko ni umugore kandi ni umupfakazi afite abana babiri ariko na papa we hari ukuntu yari umusirikare ukomeye w'ubwoko sinibuka izina ryiwe yagusa uriya mukobwa yaje nawe ari umukinnyi mushasha muri televiziyo wa Yesu abikora ukwiwe kose kandi akenshi urabona iyo muri kuri tele hari ukuntu nyine ugenda ubona umuntu burya bikora bikaba ngombwa yuko hari role runaka wagenda umuhereza gusa uriya mukobwa yewe ni na mwene wabo n'umugore wanjye gusa ndamushuje cyane impamvu nari mugarutseho muri iki kiganiro nuko agaragara akenshi ari kuvuga ururimi rw'iringara kandi hari aho mwavuganye iringara mu by'ukuri urarizi mu buzima ntaryo nzi n'ubu ngubu iyo nshatse kuvuga iringara subira muri ziriya filime nkareba gusuhuzanya nasuzanye naramubazaga twabaga tugiye gukina nkamubwira ati ndashaka kugusuhuza ngusuhuze gute akambwira ngo Boni nkahita mvuga ngo Boni nkamubwira ati mbwira usicheze na mimi agahita ambwira ngo vuga ngo ozosekana ngai ibintu nkahita mbisubira ntaringa nta gifaransa ibintu nk'ibyo byarancanze Abdallah rero niki wabwira gushishikariza abantu kureba iriya filime kuko iri gukurikiranwa n'abantu batari benshi cyane bitewe n'uburyo ikoze niki washishikariza aba bantu kugira ngo barebe iriya filime njye n'ukuri nasaba abantu ndabizi neza ko hari abantu batazi amateka y'iwacu ndabizi neza ko hari abantu bashobora kuba bari mu nkambi runaka cyangwa se mu buhungiro runaka batari shuwa ya story neza y'ikibitera bajya bavuga ngo wireba gitera ngo reba ikibimutera iriya filime irimo ikibidutera iriya filime nasaba urubyiruko muyirebe muyitabire kandi muyishigikire yego hanyuma dusoza reka nkubaze nanone ku kantu k'umuziki abafana bawe bitegure indirimbo ryari nshaje umva rero abafana bande rero mwitegura indirimbo mfite indirimbo nyinshi mfite n'amafilime menshi ibyo ni ibintu byombi nahagurukiye hari indirimbo zigiye kuza vuba mfite indirimbo bita ntibizoroha mfite indirimbo bita lala salama mfite indirimbo bita paradizo iyo wemera kurusha izindi muri izo ngizo dutereho akapera gatoya gusa abantu bategereza maneno yao sijali I don't care hata wakibongo sijali we don't care
we don't care, kweli mapenzi sia, kwako mimi nishazama. Batwariraho mutwariraho bajyaniraho mutegereze. ya nkuko mubibona rero twari kumwe n'umusore wanyu Abdallah Manzae Shataman in the BS ku Isake Films kuri Isake muharebe hari ibikorwa. Rero ni umusore wanyu Galas cyangwa se umwana w'umunyamurengesha. Kana none mbibutsa ko kuri kamera za Galas Music turi kumwe na cameraman wanjye Passe Boy. Ya kadusoreza ha kuri uyu munsi. Ya ciao guys, support us Banyamurenge guys. Alpha na Omega. Alpha na Omega.